mwari muzi yuko abantu bateye imbere cyane kuri iyi si binjiza amafaranga mu menshi iyo biryamiye. Uyu munsi turaza kukuntu ushobora kwinjiza amafaranga nawe uryamye. Say let's go. Okay. Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. ABAVIP TV, ABAVIP TV. Coach Gael. Nongere kubasuhuza abakunzi ba Abavip TV, muraho se Abavip mumeze neza murakomeye cyane. Ndumva mbakumbuye ndumva nakwinjiramo nkaza nkabayambira. Sose n'uyu munsi nkuko dusanzwe tuganira, uyu munsi turaza kuganira kuri 3 types of income. Uyu munsi ibintu muza kumva uyu munsi ni ibintu no mu ishuri batigeze babigisha, ndetse ni ibintu ababyeyi banyu benshi batigeze babigisha. Hari umugabo twa Robert Kiyosaki bavuze ngo hari ibintu yabyanditse mu gitabo cye, aravuga ngo hari ibintu abakire bigisha abana babo, ngo ariko abantu bo hagati ndetse n'abakene batazi kandi batigisha abana babo. Uyu munsi nibyo tuza kuganira kuri 3 types of income, cyangwa se uburyo butatu abantu binjiza amafaranga bari ku isi yose. Uburyo butatu, hari uburyo butatu bwonyine. So izi 3 types of income zo turuze kuganira uyu munsi. Nivuga ngo rero kuri kiganiro yo cyubonye bwa mbere ni ikiganiro tuganira bya kwiteza imbere, entrepreneurship ndetse na business. Nivuga ngo niba uri mushyashya subscribe, hanyuma ukomeze ujye muri channel yacu, shakishe muri playlist, uraza kubona ama video menshi ukuntu watangiza business, y'ukuntu saving amafaranga, y'ukuntu wakora amafaranga, utuntu watangiza ku ruhande. Harimo ibintu byinshi tuganira muri channel. Hanyuma rero ikindi uyu munsi reka utangire video uyu munsi. Huko nari mbabwiye rero ibi ni ibintu mutigeze mwumva handi. Abenshi muraza ko mubyumvise bwa mbere kuko ababyeyi banyu ntibabigishije ndetse no mu ishuri ntimwabyize. Abantu benshi rero tuzi ko uburyo bwonyine buriho kugira ngo ubashe kubona amafaranga ari iki, ari ukujya ku kazi ugakora hanyuma ukabona amafaranga. Nivuga ngo amafaranga akaza mu buryo bw'umushahara cyangwa se paycheck cyangwa se salary. Iyo rero niyo type ya mbere income. Abantu benshi bazi iyo ngiye ariko bikarangira aho ngaho. Ariko hari izindi ebyiri uyu munsi nshaka kubereka, hama nkabasobanurira icyerezo, hanyuma nkaza no kubabwira uburyo buri yose ikivuze nuko wayitangiza, hanyuma ndaza no kurangiriza ku bonus udu step ukuntu ushobora gukora utuntu ushobora gukora kugira ngo nawe utangire mastering izi incomes zose. So reka tubanze dutangire. So nivuga ngo iyi salary income iyi niyo abantu bose bamenyereye. Nivuga ngo uragenda ugakora hanyuma bakaguhemba. So nivuga ngo aya ni amafaranga uvana hehe muri ye job cyangwa se muri profession. Niba uri umudokiteri, niba uri umu lawyer, niba ukora akazi kose ukora upfa kuba ukorera umuntu hanyuma bakaguhemba. Iyi niyo income ya mbere yitwa salary income cyangwa se amafaranga abonetse mu buryo bw'umushahara. Hakaza n'ubundi bwoko bwa kabiri bwa income. Ubu rero ni ubwoko twita profit income cyangwa se business income. Ubu ngubu rero akaba ari ubwoko bw'umuntu ugiye agatangiza ka business. Nivuga ngo agatangiza ga small business gatoya hanyuma agatangira akagira income ibyo yakaguriye, hanyuma amafaranga akuyemo nyuma y'umwaka agakuramo amafaranga yakoresheje hanyuma agasigana profit. Nivuga ngo iyi niyo profit income. Iyi ngiyi igira abantu bafite business. Nivuga ngo kugira ngo utangiza ka business nuko haba hari icyo uzi gukora hanyuma ugatangira kugikorera abantu hanyuma abantu bagatangira bakakurya. Hanyuma rero niyo profit income. Hanyuma hakaza n'iyindi yanyuma yitwa passive income cyangwa se iyo twita investment income. Iyi ngiyi ni income ya mbere nziza kubera yuko ushobora kugenda ukicara kuri beach. Ndabizi abantu benshi bakunda kwicara kuri beach kandi kwicara kuri beach biraryoha, ariko nta kintu cyiza kwicara kuri beach kandi amafaranga ariho arisuka kuri konti yawe. Hanyuma ikindi kintu ntanubwo hari ikintu cya mbere cyiza no kujya mu gitanda ugasinzira. Hanyuma bigize saa 9 z'ijoro igitotsi kimeze nabi, amafaranga akomeza kisuka. So icyo ngicyo rero nicyo twita passive income. So niyo ngo reka dutangire turebe ukuntu izi income zose zikora. Reka no tubanze kuvuga ku kintu cyambere cya time. Reka turebe uko umwanya wawukoresha ahantu hose uko ari hatatu. Nuvuga ngo abantu bari hano abambere bafate bari muri income ya mbere cyangwa se babona amafaranga gusa mu buryo bwo guhemba. Ikintu bakora batanga umwanya wabo
umwanya wawo bakabaha igiceri. Ni ukuvuga ngo you trade, nicyo bita gutradinga your time for money. Ni ukuvuga ngo urakora hanyuma wamara gukora bakaguhemba. Ni ukuvuga ngo iyo urangije gukora utashye saa 11 cyangwa saa 10 cyose urangiriza ku kazi, amafaranga ahita ahagarara. Ni ukuvuga ngo bamwe nyine hano nibyo twita cyane guclockinga out. You clockinze out na bank account clockinga out. So ni ukuvuga ngo bihita bihagarara hano direct. Hanyuma kuri business income hoba bitandukanye. Noneho time yaho ntabwo gusa aba ari wowe ukora, avuga ngo ubukora ariko n'abandi nabo bakora. So ni kuvuga ngo ushobora muri business ya kugira abakozi, ni ngo urakora n'abandi bagakora. Umwanya wawe ntabwo ubutanga wonyine, ahubwo ubukoresha n'umwanya w'abandi bantu. Iryo bantu. Noneho hano ahangaha ho kuri passive income cyangwa se investment income cyangwa se ibyo nakwita mu Kinyarwanda no mu Kirundi, kuba wafata amafaranga ukayashira muri asset cyangwa se ibintu bikwinjiriza n'amafaranga, aha ntabwo ugomba kubukora. Aho uricara amafaranga akomeza yisuka, uraryama amafaranga akomeza yisuka. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni umuntu ushobora kugenda akagura nk'ikintu nka real estate, akagura nk'inzu akayipangisha. Ni ukuvuga ngo bakomeza kumwishyura yaba akora cyangwa se abadakora, yaba yiryamiye cyangwa se yaba ari maso. Hanyuma hanga n'ahandi wagura ama stocks cyangwa ama bonds, ugura ama funds, ibyo bintu byose iyo byinvestishingemo amafaranga uyashiramo rimwe, hanyuma wangiza ukicarira, amafaranga akomeza agakora. Savuga ngo ahangaha nta time uba ushizemo. Ahangaha nicyo kintu. Kandi mwibuke umuntu araruha ariko amafaranga yo ntaruha, akora ijoro n'amanywa. Niyo mpamvu ari byiza cyane niba uri hano gusa muri salary cyangwa se mu bantu babona amafaranga gusa biciye ku mushahara wabo, ari byiza cyane gutangira gutekereza ukuntu wagera hano muri business ndetse ukagera na hano muri passive cyangwa se muri investment. Akabyo tuza no kuganiraho ukuntu ushobora kugenda ubikora. Noneho reka tuve ku kintu cy'umwanya tujye ku kintu cya tax. Ikintu buri abantu bamaze ngera mu rwego hejuru bibaza cyane buri munsi ni ikintu cyitwa tax. Abantu vraiment bakiri hasi ntago bibatekereza tax, ariko yiba waruzi yuko niba hari expense ya mbere ugira cyangwa se dépense ya mbere ugira ni tax. Nibango kandi murebe ukuntu hano ibintu bimeze. Iyo umuntu akiri hano mu gihe cya salary w'abantu babona imishahara, tax yawe iba ari 40%. Ni ukuvuga ngo niba uhembwa ibihumbi 100, ibihumbi 60 nibyo net, nibyo utahana mu rugo. Ibindi bihumbi 40 bisigara mu bintu nka payroll tax cyangwa se FICA. Iyo twita FICA ni ukuvuga ngo ni federal, ugashira ugakoramo zose za social security n'ibiki byose, hanyuma even at the end of the year bakazongera bakagutax. Ni ukuvuga ngo umuntu uri hano ari 40%. Rimwe na rimwe mu state hano muri Amerika henze cyane nka za California na New York, yukombanya amataxes yose yo kuri payroll ndetse na state na federal bishobora muri 51%. Ni mwibaze namwe gukorera ibihumbi 151 byose bikarishya muri tax. None ka tureba abantu bakora business. Abantu bakora business iyo tugiye kuri tax biratandukanye. Abantu bakora muri business icyambere tax yabo ntabwo baba tax kuri gross, baba taxed kuri net. Ni ukuvuga ngo umuntu mu businessman arakora amafaranga yakoreye niba ari miliyoni, bakabanza bagakuramo amafaranga yose adipanshije. Ni ukuvuga ngo agasigara nk'ibihumbi 300. Ibi gatatu bisigaye nibyo bamutaxingaho. Kandi ubu ngubu muri Amerika corporate tax iri kuri 21%. Ni mwibaze 21%. Umuntu urakorera uyu arariha 40%, uyu ufite business ariha 21%. So si ibyo byonyine, ahangaha niho abantu nk'aba Warren Buffett mu gitabo cye yaravuze ngo umusekreteri we Warren Buffett ari mu bantu ba mbere 5 bakize ku isi. Warren Buffett mu gitabo cye yaravuze ngo umusekreteri we ariha amafaranga menshi muri tax kumurusha. Nukubera corporate taxes ziba ziri hasi cyane ukurikije na taxes z'abantu bose. Kandi ibi ngibi ni ibintu biri mu bihugu byose. Kubera iki? Kubera yuko bamvantasha abantu mu business n'abantu mu investment kugira ngo batangize ibi bintu, kuko iyo ukoze ibi bintu uha akazi, ubuzamura ekonomi y'igihugu kandi uha akazi abantu. Hanyuma rero ikindi kintu twagera hano muri investment cyangwa se muri abantu bafite amazu cyangwa se amafunds baguze cyangwa amabonds, ama investment bashizemo, aba bantu bo babona ibintu, bashobora kubona capital gains cyangwa se bakabona ama dividends, ubwo byose bibinjiriza bivuye mu mantuze yabo. Tax yabo ni hagati ya 15
na 20%. Nimwibaza. So, wa wundi ukorera salaire araraha 40%. Ufite business 21%. Hanyuma uyu nguyu mu investor 15%. Rimwe na rimwe nko muri real estate, ngiye nkora real estate ndabizi. Iyo ufashe inzu ukayivugurura ukayikora neza, warayiguze 100,000, warangiza ukayigurisha 150. Ayo mafaranga 50 niyo bita capital gain. Ubundi ayo mafaranga 50 yo bagukwiye kwishyuraho 20%. Ariko iyo ufashe ugakora ikintu cyitwa 1031 exchange, ibi ni ibintu navuga undi munsi. Ayo mafaranga urayafata ngo ukayagura mindi building kuri zero tax. Ibi ngibi nibyo abantu benshi bakora muri real estate, abantu benshi bumvise President Trump ukuntu atigeze ariha taxes mu myaka ingahe ishize, ni gukoresha amabanga ya real estate cyangwa se gushira amantuza amafaranga muri investment. Ikiro ni ikintu gikomeye. Ni kuvuga ngo mwibaza kuri time hano haratsinzwe, kuri tax hano haratsinzwe. Niyo mpamvu iyi income niyo income ya mbere mbi. Mbi kubera yuko murabona yuko umwanya wawe wose ugomba kurimo hano kandi wishyura n'amatax menshi. Hanyuma kandi ikindi nacyo nkubwire, tunagarutse ku kintu ushobora kuvuga uti ariko se ntabwo byoroshye kwinjiramo hano, ntabwo byoroshye kwinjira hariya. Ibyo uvuga ni ukuri. Impamvu abantu benshi bahera hano ni uko kwinjira hano biroroshye. Twize twumva yuko ubuzima ni ukujya mu ishuri warangiza ukabona degree, wamara kubona degree ukajya gukora, hanyuma gukora ukabona akazi keza ukabaho neza. Ariko ubu tumaze kubona ko muri kino gihe ntibikibaho. Dufite abantu benshi muri Afrika ndetse ubu ngubu hano muri Amerika bafite ama degrees ariko dafite ikintu abamariye. Ni ukuvuga ngo ahangaha ntihagikora, ahangaha ntihagikora nkuko twari tubizi. Ubu ngubu icyambere no gutangira gutekereza ahangaha ni impamvu abantu benshi batahajya muri business. Ni ukubera ko ahangaha bitumbe kwinjiramo bisaba ibintu bimwe na bimwe. Bisaba yuko icyambere ubanza ukamara umwanya munini wiga, researchinga, ukongera ubumenyi bwawe. Icyo rero kubera ko abantu benshi batagikunze, badakunze kwiga no researchinga no gusacrificinga ngo bongere ubumenyi bwawe, niyo mpamvu benshi batangiza business zabo. Ko gutangiza business bisaba sacrifice ariko bisaba na skills. Nuvuga ngo izo skills ugomba kuzishaka hanyuma ukazikoresha. Ikindi kintu nacyo hano muri passive income. Passive income, mpamvu abantu benshi batahagera nuko bisaba capital. Hano bisaba capital kugira ngo winjire. Nuvuga ngo udafite amafaranga, real estate nta kuntu wayigura, cyangwa se ama bonds, cyangwa se ama funds, byo ntabwo wabona uko ubigura. Akaba ariyo mpamvu ngiye kwagura step duto nihuse. Kuko ushobora gutangira from here, hanyuma ukabona ndetse wagera no muri izi zingahe. Nuko murabizi Abavips abaguma nanjye bakageza ku musozo ngomba kubaha aka bonus. Nivuga ngo aka bonus rero ni ukuntu ushobora gukurande, mushobora kuvuga uteka ubwahera. Ibyo ntabwo byoroshye kubikora. Urabivuga wenda kubera yuko uri muri Amerika cyangwa se gutya na gutya na gutya. Akunda kubwiza ukuri n'abanyamerika benshi ibintu batabikoze. Nivuga ngo it's not ahuri cyangwa se ubwenge ufite cyangwa n'iki, ariko ni ibintu bimwe na bimwe byoroshye ugomba gukora. Icyambere. So step enye. Iyi step ya mbere of course ugomba gutangira na salary income. Yitwe sinyo twatangiriyeho. Natangiye mfite ubuzi butatu. Nakora ubuzi butatu bune nkakora nkumva umutwe ugiye gusa. Ariko niho uhera. Hanyuma warangiza ukamenga shoka amafaranga urakorera muri salary. Step 2 utayamara yose. Step 2 ahangaha ni hahandi nkuko nabikoze muri video bishize abaterebonye mu birebe ukuntu ugomba kubika amafaranga yawe. Step 2 no kuvuga ugomba kubaho hasi ya means yawe. Nuvuga ngo live below your means. Icyo bishatse kuvuga ngo no kuvuga ngo niba udakeneye icyo kirato, iyo telefone nshyashya, iyo modoka nshyashya, byihorere inshuti. Niyo mpamvu abantu benshi bazi ubwenge uyu munsi yigomwa ntagura ibintu byiza akarindira. Kubera iki? Abashaka kugira ngo agure asset nka ya nzu nka yumvise muri za bonds cyangwa muri za funds zimwinjiriza amafaranga niyo yabasinziriye. Niyo mpamvu ubu ngubu kwihutira ukabura ibyo bintu bihenze, nshuti yanjye uruhura komeza kwigumiza muri konone ya mbere ya salary income. Niyo ngo step ya kabiri, bika baho mu buryo bworoshye, ubika amafaranga yose ushoboye. Hanyuma step ya gatatu, bawiga. Mu gihe urabika amafaranga bawiga. Kandi kwiga simvuga kujya mu ishuri. Babwize ukuri sindiho ndavuga ku by'ishuri kubera ko ntigeze niga. Mfite masters muri statistics mu mibare. Mfite na bachelor's degree muri social sciences. Ndetse nageze hano nshiraho n'iyindi masters. But here's the thing.
ntabwo ndavuga kwiga ndavuga kwiga ibintu by'ama skills. Ese ni izihe skills wakwiga kuri uriga cyangwa se ukiga nk'ibi bintu financial education ukamenya ukuntu business zikora, entrepreneurship ikora, real estate ikora, kora ama video nk'aya ngaya kungura ubwenge, kuko iyo kunguye ubwenge gatuma ubwenge bwawe bukora amafaranga wa savings agira ahantu icyo gihe ufite ibitekerezo kuba amaze kubyiga by'ibintu ukora nuko bigenda. Hanyuma rero step ya 4 ni time management. Ugomba ku manage umwanya wawe, kubera yuko urumva niba ufite akazi ka salary hanyuma kandi ushaka gutangira ka business ku ruhande, ukaba ndetse ushaka no kuba watangira kugura asset akwinjiriza amafaranga usinziriye, ibi bintu bisaba yuko uba serious ku mwanya wawe. Ngewe mbaho kuri schedule no kuganira nabi wanje ni schedule, no tubana kugira ngo mbone ni schedule. So that's how you have to live. Ugomba kumenya yuko umwanya ari byose. So you have to manage your time wisely. Hari umuntu wavuze ngo hari abantu benshi bavuga ngo time is money. Wrong. Ntabwo time ari money. Time ni everything. Time is life. No kuvuga ngo umwanya ni ibintu byose. So ngo umwanya utawubitse neza babipfuye. Niyo mpamvu mu VIP utakomeza gutanga umwanya wawe muri salary ngo baguha amafaranga, kuko iyo utanze time uba utanze n'ubuzima bwawe. Ahubwo tangira utekereze ugera ahantu noneho wazajya uryama amafaranga akinjira, hanyuma ukabasha kugera mu cyo twita financial freedom. Iyo rero nicyo bibyifurije, kandi kuri cyane tugira ama video y'ibyo bintu byose navuze. Dufite ama video y'ukuntu ushobora gukora time management, ama video y'ukuntu ushobora gutanga to business ku ruhande, ama video y'ukuntu ushobora gusavinga amafaranga, ndetse ni video imwe nakoze ku kuntu ushobora kwiga mu courses dutandukanye ku university ya mbere akomeye hano ku isi ku buntu. Zirwanga ngo VIP ntacyo tutakoze. So God bless you VIP, ndabakunda cyane, bye bye.